Jean Paul ubundi yemewe mu myambarire ariko ahandi yambaye ubusa tinjya mvugana n'imbwa ariko ikibazo no kujya ku rukiko akavuga ngo bakirahinda ngo bakirahinda na za kamera zabo ibyo bintu rero Jean Paul aza akwiye kubireka yego Slim Jesus ku nkuru ya Nkundineza Jean Paul na Emmy Nyawe bari kurwana ni kuvuga ko bari mu ihangana rikomeye urabona amaherezo y'aba bagabo ari buze kuba yayo ni muri rib ku buryo ari indi uri buze kurega undi Emmy Nyawe azarega Jean Paul ahubwo Jean Paul n'uzarega Emmy Nyawe ça dépend na sauce umugore w'umurundi kazi yabwiye umugabo we ngo mushinga nawe wanje ndakuvugira ubugari bungana iki umugabo aramusubiza ngo ça dépend na sauce so bivuze iki Nkundineza rimwe aragendana urupapuro muri telefone ruvuga yuko ngo n'urw'ubushinjacyaha avuga yuko ngo Emmy Nyawe avuga ko Emmy Nyawe yagize gutya Emmy Nyawe ngo niwe wamushinjije ngo atuma afungwa kandi nyamara ntabwo ariko kuri Emmy Nyawe yahamagaye nk'ukundi wese yahamagarwa Emmy Nyawe yakoranaga na Nkundineza kuri 3D TV umwe yakoraga kuri 3D TV Rwanda undi akora kuri 3D TV Plus rero ni Jean Paul wayikoragaho Emmy Nyawe akora kuri 3D TV Rwanda hanyuma Jean Paul avuga amagambo ku rukiko inyamirambo ubwo yavugaga kuri Mutesi Jolly bituma abantu bose babitega amatwi rero nibwira ko Nkundineza Jean Paul adakwiye gukondana Emmy Nyawe ahubwo ubwe akwiye kwitekerezaho akareba akavuga ngo ariko se ibyo nari navuze byari bifite ukuri cyangwa nari nateye umurongo nari nateshutse na umurongo ikindi Jean Paul arimo aravuga ngo Emmy Nyawe yabyaye umwana ngo Bugande muri Gisagara niba ari Gisagara ngo uyu munsi wa none ngo umwana ari Bugande na nyina ngo kandi agiye kujya muri Amerika ngo kandi ngo Emmy azarinda apfa ava muri iyi si atabonye uwo mwana ibyo ni harabika no gutangaza amakuru y'ibihuha umuntu wahaye amakuru Nkundineza Jean Paul ni wa mugabo witwa Patrick ngo ni Dr Patrick wajya guha amakuru Ezekiel Rukundo yarangiza akababa kuri ya Mutesi apfuye hanyuma uwo niwe wahaye amakuru Jean Paul Nkundineza ayo rero ntiyizewe ayo namba kuyo gutangaza ibihuha yego ese wumvishe ko Nkundineza Jean Paul asigaye agutukira kuri BTN TV oya ntabyo numvise ejo bone narabyumvishe yavuze ngo iki bari live aravuga ati ngewe reka mubwire ngo uyu Emmy Nyawe uhubagurika ngo akaza kansubiza iyo yicecekera nkuko Pastor Claude ngo yirirwa mvuga ngo anshakiraho hiti ngo simusubize ngo abantu birabigaragaza ko Pastor Claude murusha ubwenge ngo nk'uyu Emmy Nyawe kuki aza gusubiza abasubiza ibiki ubwenge ndusha nubwo gufungirwa imageragere kandi imari zandinda amageragere nibwo bwenge kurusha nibwo bwenge bwonyine afite ariko avuga ko abukurusha akavuga ati aba bantu ari Emmy Nyawe ndetse na bose byongere kuba yaramvuze nawe yashakaga hiti yashakaga hiti yego muvugeho kuri BTN yashakaga hiti kandi Jean Paul ubundi yemewe mu myambarire ariko ahandi yambaye ubusa Emmy Nyawe yavuze ngo Emmy Nyawe yavuze ngo Jean Paul ni ingunguru iri mu busa ngo ni empty mind wabyumvise yego nabyumvise warashaka kwica yavuze ko Jean Paul Nkundineza ari empty mind ari ingunguru iri mu busa nawe urabihamya ko ari empty mind oya umuntu ufite umugore n'umwana wabashe gusaba umugore akarongora agakora mariage uwo muntu rero no kubahwa ariko ngo arashaka ngo kwica Emmy Nyawe indi Jean Paul yamwicisha ikise nabyo yashobora biriya ni amagambo y'abantu yavuze ati Jean Paul arashaka kunyica ahubwo ndishinganishije biriya ni amagambo y'abantu bose ni hiti bashaka bose bari muri hanyuma ushigikira Emmy Nyawe uwo mwise imbwa akavuga ati sinya mvugana n'imbwa akita Nkundineza akavuga ati uyu nguyu ni imbwa urabishyigikiye inde Nkundineza Emmy Nyawe yaravuze ati ngo Nkundineza Jean Paul ngo ni imbwa ndetse ngo ntago ajya avugana n'imbwa ntabwo mbizi neza uko bimeze kose yego Emmy Nyawe yavuze ko Jean Paul ari imbwa yego abivugira kuri channel yiwe yaranamuhamagaye mu kiganiro icyo kiganiro Jean Paul Mike Karangwa yahamagaye Emmy Nyawe
arashaka kubahuza mu kiganiro yego Emmy Nyawe aravuga ati ntago nyamvugana n'iyo mbwa ntabwo njya mvugana n'iyo mbwa sinjya ubwo yaravuze ngo sinjya mvugana n'imbwa yego niko yavuze Emmy Nyawe niko yavuze ko atavugana na Nkundineza Jean Paul mu kiganiro birimo se birimo ko atajya avugana n'imbwa ayo sinya mvugana n'imbwa na Nkundineza wati sabi byivugiye ko atavugana n'imbwa niko yavuze yarabivuze abisubiramo mwako akundi karabo yavuze ngo ayo makuru nahagaraho nanjye ibyo nabihagaraho narabyiyumva siri mu Jesus wabihagararaho Emmy Nyawe yasubije Mike Karangwa ngo sinjya avugana n'imbwa sinzi nimba ari Mike Karangwa yasubije wari uri kubaza Jean Paul yego niyo yasubije Jean Paul niwe wavuze ko atavugana na oya Emmy Nyawe yavuze ati sinya mvugana mu yandi magambo Jean Paul yavuze ko yakoranaga na Yuda ko Emmy Nyawe ari Yuda bakoranaga Emmy Nyawe nawe rero ahamagawe nawe aravuga ati sinjya avugana n'imbwa ubwo urumva umwe yakoranaga na Yuda undi agakorana n'imbwa umwe ni Yuda undi ni imbwa none se Yuda ko yabanaga na Yesu bose ari abantu ubwo noneho kandi hakaba hajemo imbwa n'umuntu ibi turabihuza dute kandi so icyo nabasabira agenda nabasabira kumvikana bakongera bagasubirana bakaba umuntu umwe Jean Paul Nkundineza kazataha ubukwe bwa Emmy Nyawe nk'uko bigeze gukorana kera kuri 3D TV rwose anafunguye hari n'ikiganiro Emmy Nyawe yayoboye kwa Jean Paul barakora agifungurwa ndibwira wari n'ikiganiro bakoranye bari kumwe ese undi wazagerageje kubunga pastor bano bantu babiri Jean Paul se nanjye nitwiyunze ese kuki utakiyunga na Jean Paul we ariko giye nta kibazo giye kuri Jean Paul nejo mu gitondo wabona haye nimero wabona mpamagaje nimero y'umugore wiwe kubera iki Jean Paul ashobora kubambagaza nimero ya Mama Mira hanyuma akambwira ati Mama Mira aragushaka kambwira ati Mama Mira aragushaka ati nguhamagaje nimero ya Mama Mira hanyuma rero nkavuga nti yo Mama Mira ntindamusuhuje wabyumvise rero na Jean Paul mufitanye amabanganye byanyu ntago twatwumva oya nta mabanga dufitanye ariko ikibazo cyo Jean Paul giye nawe nta kibazo mfitanye cyakoze icyo nanga ibintu byo kudahagara nk'umugabo nyamugabo akavuga amagambo atari sawa ariko uyu Jean Paul nawe ngo yaraguhemukiye cyane Jean Paul yaramemukiye ariko kandi byakera ntibizibukwa Bibiliya iravuga ngo dore ibya mbere birashize waramubabariye Bibiliya iravuga ngo ndarema ijuru rishya n'isi nshya ndarema ijuru rishya n'isi nshya kuko ibya mbere bishize ibya mbere rero byarashize gihe na Jean Paul ariko ikibazo no kujya ku rukiko akavuga ngo hariya navuze ngo bakirahinda na za kamera zabo ibyo bintu rero Jean Paul akwiye kubireka yego noneho arangije noneho nareke Emmy Nyawe yirongorere Emmy Nyawe agiye kwikorera ubukwe yavuze ngo Emmy Nyawe kugira ngo abe umutangabuhamya mu kirego cyiwe cyangwa se mu gufungwa kwe ngo yishyuye 800 ngo kugira ngo aze aho umutangabuhamya Jean Paul niko yavuze ishyuwe 800 w'umutangabuhamya ubuse we ntabo yatanzeho ubuhamya ubuse Jarasi yaragiye gukora iki muri RIB Jarasi nawe yagiye muri RIB igihe Jean Paul afungwa Jarasi yagiye muri RIB yaragiye gukora ikisi yaragiye kumutangabuhamya wa Jean Paul bivuze iki rero kuba umutangabuhamya ntabwo bivuze ko ari umugambanyi ni umuntu wemeza ibyo yabonye yahagazeho yumvise n'amatwi ye akavuga ati kana kabavuze ntabwo ari ubugambanyi umuntu wari uhari ibyo bintu biba ni umuntu wari uhari ibyo bintu biba rero kuba RIB yabaza Emmy Nyawe ati tubwire ikiganiro cyatambutse 3D TV ni yande ese Jean Paul 3D TV yavugiyeho niyo nawe ukoraho ati ntabwo dukorana nkora kuri 3D TV nkora kuri 3D TV Rwanda nawe agakora kuri 3D TV Plus ati zose nizo umushoramari umwe ariko turabakozi bakora kuri kamera ebyiri zitandukanye cyangwa kuri channel ebyiri zitandukanye ati rero kubivuga ibyo yarabivuze wabyumvise none se ku isi yose yabyumvise ngo Mutesi Jolly urishimye umerewe ute tubuguhe ibi uranywa Hennessy uranywa iki ibyo byose rero nta utarabyumvise rero Jean Paul ibyo rwose nababarire Emmy Nyawe ibindi baba bapfatwe tutazi biri inyuma y'ibyo tuzi ibyo babyigumanira ariko ibyo tuzi byo rwose nta Emmy Nyawe agambaniye Jean Paul yazize amagambo yavuze kuri Mutesi Jolly ku rukiko Nyamirambo bamaze gusomera Ishimwe Diedona Prestige
nuko diru zimeze urumva rero yaba ari kumugenderaho ubusa nuko bimeze. yego